duhere kuri wowe Major Mupende Michael, ni wowe wazanye icyo twakuvuga yuko ari amakuru mashyashya kuri uru rupfu, ukanavuga yuko wari hafi yaho. Gerageza utubwire icyo gihe kuri iyo tariki ya kabiri uko wowe byagenze naho wari uri, uko wabibonye. Ku itariki ya kabiri mu gitondo mu rukerera turi mu birindiro, aho twaraye ibirindiro twari dukoze mu mugoroba washize, jewe nari mfite kompanyi muri batayo ya 4 ibumoso bw'umusozi wa Matimba wo Rwigema yaje kugwaho nyuma. Nari mu birindiro, mpagaze mu birindiro mu gitondo cya kare. Ibirindiro mbamenyesha batwumva yuko byari biziguye bivuye mu bumoso bwa Matimba bikazigura bikarengera intoki inyuma mu ntoki mu baturage Nyabweshongezi. Nari muri batayo ya 4 mfite kompanyi yari yegeye umuhanda kuri kaburimbo. Defense yacu nango ibirindiro byacu byari bihereye ibumoso mu rufunzo aho umuvumba usukira mu Kagera, bikazamuka bikafata mu musozi wa Matimba mu Kanunga bikarengera inyuma mu giturage. Mpagaraye muri icyo gitondo isaha 11 n'igice za mu gitondo zamuritse savent zari zishinzwe Inyabweshongezi zatangiye kuturasamo mu birindiro byacu, ariko zirasa no mu buyobozi bwacu aho bwicaye Ikagitumba kuri Duwani. Major Fred Rwigema wari umuyobozi w'ingabo za FPR Inkotanyi n'ibyegera bye bibiri, Major Petero Bayingana na Major Chris Bunyenyezi. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990 nibwo umutwe wa FPR Inkotanyi wateye u Rwanda uturutse muri Uganda mu ntambara bavugaga yuko yari igamije kubohora u Rwanda. Biravugwa ko abasirikare barenga 4,000 bari bayobowe na General Major Fred Rwigema baguye gitumo umutwe w'abasirikare b'u Rwanda bari bari hagati y'10 na 20 bari bari ku mupaka wa Kagitumba. Ayo makuru arakomeza kuvuga yuko abasirikare ba FPR Inkotanyi binjiranye umuvuduko n'imbaraga nyinshi ku buryo bahise bafata igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda, harimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro, bigarurira n'intwaro nyinshi za leta ya Juvenal Habyarimana. Ariko nyuma y'iminsi mike iyo ntambara itangiye, ingabo z'u Rwanda zivuze ibigwi ubwo zasohoraga itangazo zivuga yuko zahitanye General Major Fred Rwigema. Nta bisobanuro byinshi ariko byatanzwe uretse kuvuga yuko yarashwe n'isasu ry'imbunda yo mu bwoko bwa mitraillez. Radio Rwanda ikimara kubika urupfu rwa General Rwigema, mu Rwanda habaye imyigaragambyo yo kwishimira ko umwanzi w'u Rwanda wa mbere yahitanywe n'ingabo zishinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu. Ariko nyuma yaho haje andi makuru yaturutse muri Uganda yavuga ko Rwigema atishwe n'u Rwanda, ko ahubwo imodoka ye yakandagiye igisasu cya mine irasandara. Nyuma hakurikiye andi makuru avuguruza ayo ya mbere. Ayo makuru mashya yavugaga yuko Rwigema yarashwe ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 n'umwe mu basirikare bakomeye bari bayoboye ingabo za FPR Inkotanyi. Ayo makuru yavugaga yuko General Rwigema yishwe na Major Chris Bunyenyezi cyangwa se Major Peter Bayingana, ngo kubera yuko batumvikanye ku bigomba gukurikiraho nyuma yo gufata igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda. Ayo makuru yavugaga yuko Bunyenyezi na Bayingana bashakaga gufata u Rwanda mu gihe kigufi gishoboka, naho Rwigema we agashaka kubanza kugenda buhoro buhoro, babanje kubanza gushishikariza uwo mugambi wabo abaturage bo mu Rwanda na cyane cyane abahutu. Ngo aho niho umwe yagize uburakari aramurasa. Ayo niyo makuru amaze imyaka 28 avugwa ku rupfu rwa General Major Fred Rwigema. Muri uku kwezi mu kwizihiza imyaka 29 intambara FPR Inkotanyi yashoje mu Rwanda, hadutse igitekerezo gishya ku rupfu rwa Rwigema ndetse n'ibyegera bye bya hafi aribo Major Bunyenyezi na Major Bayingana. Ayo makuru mashya yatanzwe na Major Michael Mupende uri mu buhungiro muri Amerika. Mupende aravuga yuko Rwigema atishwe n'u Rwanda cyangwa se mine cyangwa Bunyenyezi cyangwa se Bayingana, akavuga yuko yishwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurindira umutekano. Aremeza ko ibyo avuga ari ukuri kuko atarari kure yaho Rwigema yarasiwe. Aravuga yuko yateruye umurambo wa Rwigema awushyira mu modoka ya gisirikare aho hari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 mu 1990. Major Mupende uvuga yuko yari mu basirikare ba mbere binjiye mu Rwanda mu kwezi kwa 10 muri 1990, aravuga kandi yuko ngo Major Bayingana na Major Bunyenyezi batishwe n'ingabo za leta y'u Rwanda. Aravuga ko ahubwo baguye mu mutego w'ababahigaga.
ayo makuru ndetse guhera ku itariki ya 2 z'uku kwezi aracicikana ku binyamakuru bishyigikiye leta z'u Rwanda na Uganda. Kugira ngo tugerageze kumenya ukuri ku bivugwa na Major Mupende, twahisemo kumuha ijambo, ariko duha ijambo n'umwe mu bari bahanganye na FPR Inkotanyi muri icyo gihe, ariwe Major Jacques Kanyamibwa, wari umuderevu wa kajugujugu y'u Rwanda. Major Kanyamibwa ndetse yagize ibyago kubera ko indege ye yarashwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 aho muri 90. Kugeza ubu Kanyamibwa aracyagendana inkovu z'umuriro watwitse kajugujugu yari atwaye. Twanagerageje gutumira abategetsi ba leta y'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda, ariko ntibatwemereye. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. Duhere kuri wowe Major Mupende Michael, ni wowe wazanye icyo twakuvuga yuko ari amakuru mashyashya kuri uru rupfu, ukanavuga yuko wari hafi yaho. Gerageza utubwire icyo gihe kuri iyo tariki ya 2 uko wowe byagenze naho wari uri, uko wabibonye. Ku itariki ya 2 mu gitondo mu rukerera turi mu birindiro, aho twaraye ibirindiro twari dukoze mu mugoroba washize, jewe nari mfite ikompanye muri batayo ya 4 ibumoso bw'umusozi wa Matimba wa Rwigema yaje kugwaho nyuma. Nari mu birindiro, mpagaze mu birindiro mu gitondo cya kare. Ibirindiro mbamenyesha abatwumva yuko byari biziguye bivuye mu bumoso bwa Matimba bikazigura bikarengera intoki inyuma mu ntoki mu baturage Nyabweshongezi. Nari muri batayo ya 4 mfite kompanyi yari yegeye umuhanda kuri kaburimbo. Defense yacu nango ibirindiro byacu byari bihereye ibumoso mu Rufunzo, aho umuvumbu usukira mu Kagera, bikazamuka bikafata mu musozi wa Matimba mu Kanunga, bikarengera inyuma mu giturage. Mpagaraye muri icyo gitondo isaha 11 n'igice za mu gitondo, zamuritse saventi zari zishinzwe Nyabweshongezi zatangiye kuturasamo mu birindiro byacu, ariko zirasa no mu buyobozi bwacu aho bwicaye ikagitumba kuri duwani. Sharing nangwa bombardement igeza saa 12 n'igice za mu gitondo. Mu gihe sharing ihagaraye mu birindiro bya Nyabweshongezi muri batayo yitwa Samu bya Ruhanga n'itwa Ngoga, niho igitero cy'ingabo z'u Rwanda za Komotsi Gabiro zaje zirarasa. Zaje zitazi neza abantu bacu bari, ziragara ko zari kubisemo umuriro. Ubwo ni buryo bwanjye, ni mu birindiro bimwe ariko biri kure yanjye buryo. Bararasanye, ntago igitero cyamaze iminota 30, amasaso yaracecetse. Bakora ibyo twita withdraw. Ingabo za FARU zirahunga zisubira iyo zavuye. Mu kanya gato ya minota ikurikiraho, hagati ya saa moya na saa moya n'igice, Burenda zaratungutse kuri kaburimbo mu ikorosi ujya kwegera Matimba zikomotse Nyabweshongezi. Jewe aho nari mpagaraye mu birindiro byanjye ku bumoso narimo kureba izo Burenda zitunguka. Ubwo nari negeranye ndimo kuha amakuru ingabo zanjye n'abakomanda bandi ku ruhande bagaruka hepfo yanjye ku bumoso, abo hejuru mu musozi muri Matimba nyirizina bari babonye Burenda barazirashe, kuko ni intasi zaje zirimo gutata. Bazibanzaho amasasu nta kindi zakoze, ziha covering fire. Muri uko kuzirasa hari imbunda recoilless 75 mm ishinzwe kubomora imodoka z'imitamenwa, yarashe bikombora 2. Izo Burenda ni nabwo abari bazirimo bazisimbutemo, kuko amasasu ya mbere zari mu kwishuriza zirwanaho, ariko iyi nyuma igerageza no guhindukira ngo igaruke yerekeza Gabiro. Ubwo rero nuko Burenda bazisimbutsemo, ubwo nabo babaraneshejwe baranahunze. Burenda zasigayeho nyuma ndamenyesha ko twaje kuzitwara Kagitumba zikajyanwa aho zajyanwe nyuma, ariko twarazakiriye twarazihakuye zaguyeho. Ubwo hari ku itariki 2 z'Ukwakira mu gitondo. Ubwo imirwano birarangiye, nyuma y'iminota hafi igera kuri 30 Burenda zarazije kugerageza kureba aho ziri, zashakishaga amakuru yaho turi. Ubwo hari nka saa 2 mu gihe cya saa moya n'igice zijya saa 2. Nabonye Rwigema ahava saa moya n'igice hajya muri za saa 2. Rwigema ibyo byose byabaga yari yicaye Kagitumba hariya mu mazu ya duwane muzi. Aje yatungutse hepfo mureba, icyo nabaje kumva ni radio yarimo kumva, kandi yabaga ku makuru yo gutera kwacu mu mugoroba washize. Rwigema ngezeho nari hafi aho ngaho n'abasirikare, ndi mu basirikare, aratunguka angezeho nako yamenye ko ibirindiro aho ibirindiro byacu bigarutse, kuko ibirindiro ndari mu birindiro by'imbere mu front line. Rwigema hageze nta kindi yakoze, yaramwe n'abasirikare agera bakaba muri 30.
yakase iburyo nyine akurikira umurongo w'ibirindiro azamuka muri Matimba, ariko muri Matimba ageze hejuru babasirikare kubera ko uko bigenda iteka habaye imirwaniro ahantu ibishugi biri imbere, intoki, imirima y'amasaka n'ibindi bisa n'ibyo, abasirikare ntibajya bashyira amakenga habe n'ubwo umwanzi atarimo gusubiza, bakomeza kurasa kugira ngo bavoiding threat ishobora kuba iri muri byo aho hantu hinshi hatagaragara. N'abasirikare ba Rwigema rero bahageze hejuru nicyo nabo bakoze, basanze bagenzi babo bari mu birindiro barasa, cyane cyane ko barimo hamwe n'umukuru bagomba no kumurinda. Iyo threat yari ku basirikare ubwabo, urumva kuri generali yari threat ifatika, nabo bararashe muri kwa kurasa yicumyeho imbere ava ku mbunda niho yari ahagaraye 75 yari kohereza Stark arengaho gatoya metero nka 200. Abasirikare mu gihe bakirasa bamwe bari bamuri inyuma, narimo kureba ariko muri metero zigera muri 800 hafi kugera 900. Umuntu ntabwo buryo bagaragara neza, ntushobora kubona imbunda afite, ntumubona anyeganyeza amaboko, ariko icyo nabonye mu mwanya mutoya nabonye abasirikare bose bari hamwe na Rwigema bunamye basa barimo gufasha umuntu wakomeretse cyangwa se inkomere. Ubwo mbona ko hari ikintu gishya kibaye. Abasirikare bake bo haruguru bakomeje kurasa bukebuke imbere yabo, amasasu yatwita sporadic hirya no hino, kuko ubonye igihuru cyose yikengera arasamwa amasasu. Hagati aho ngaho ubwo we wabareberaga hehe? Ubari inyuma, ubari iruhande, iburyo? Nagumye mu birindiro, nari mu birindiro kugeza ubwo yapfuye, kujya n'ubwo intumbi yabayigaruye bakayimanura. Nagumye mu birindiro ko twari mu birindiro, nta wavuye mu birindiro. Ibyo birindiro nibyo twagumyemo kugera ku ya 3 mu gitondo tuhaba. So noneho niho nabonye abasirikare bunama bamugaruye inyuma y'ibirindiro gatoya. Ubwo mbona ndetse abasirikare umubare wabo uragwiriye, ndavuga ntihariya hari ikintu, hari kibaye kiraniye ujo kidasanzwe. Ubwo mu kanya gato nibwira abakamanda bagenzi banjye ibi bizwi na benshi, nuko abanyarwanda mu Rwanda badozwe iminwa. Ibyo nabonye n'ibyo nabwiye bagenzi banjye banyegera hariya habaye twarabisangiye. Nafashe umuntu umwe twegera umuhanda, tubonye umusirikare umanuka. Uwo musirikare twarahuye, yari umugande yitwa Gatongori. Yambwiye ko habaye iki hariya biriya ndeba n'ibiki, ndetse n'amasasu araceceka muri defense yose kuva iwanjye kugera inyuma aho izigo igarukiye. Uwo musirikare yambwiye ngo afande arapfuye, abivuga mu Kigande nka kabiri abisubiramwo. Yari umugande cyari umunyarwanda? Ntabwo namenya icyo ari cyo, kuko abantu benshi muri twe burya bavuga Ikigande kandi ari abanyarwanda. Ashobora kuba ari imvange, ashobora kuba ari umunyarwanda wuzuye, ubwo ntabwo ariko niko yitwa, kandi abantu baramuzi yabaga kwa Rwigema escort we. Escort ubwo nugushaka kuvuga yamurindiraga umutekano? Abasirikare bamwe baherekeza umukuru generali nangwa aba bodyguard. Yabikubwiye rero ubwo ngubwo bavuye aho ngaho nyiraho bamurasiye? Yavuye aho bamurasiye kandi nanjye nkihareba haruguru, abasirikare barundanyije bamuriho bamwegereye, ariko uyu aza bamutumye imodoka. Namase urajya hehe? Kagitumba hepfo hari nko mu birometero bigera kuri 2.3. Yaramanutse atendajya kureba doctor, muganga nyine ushinzwe intumbi. Nubwo aba yapfuye ariko ba muganga nibo bantu ba mbere mu consult yo mufite abaganga abantu bapfuye. So yaragiye mu kanya gato azamukana n'imodoka, basanze hahandi aho narindi ko nari mu birindiro ntabwo nahavaga. Ni niho birindiro byagarukiraga. Nubwo uri ari kuboko kw'iburyo aho yaguye Rwigema ruguru yanjye hari hakiri mu birindiro same front line. So noneho yaraje ngeraho imodoka ingeraho, irimo abagabo dusanzwe tuziranye bose, irimo witwa Karemera, irimo witwa Mutimbo, irimo witwa Kirindi, irimo witwa Kapiteni Frank Abarinda. Bose twari tuziranye mu buryo bwinshi. Noneho bahageze baraza twahagaranyeho gatoya, twari twaguye mu kantu, buri umwe yareguye mu bwishyano. Barambwira bati afande bamenye ko yapfuye. Ntiyapfuye. Barazamuka bajya mu kazi kabo barekeranya. Nibo bayobozi bakuru bitwa abasumbye abandi baje ko bari muri headquarter bobo. Hagati aho ubwo uyu Gatongore abikubwira yakubwiye uko apfuye? Ntabwo yashoboye kuvuga, yarariraga, yari mu marira. Yihutira kuzana iyo modoka kandi yari atumwe mu gisirikare. Utumwe ntabwo yari detaye, yabimbwiye agenda aragenda azana n'imodoka, ntabwo yavuze ko apfuye. So bagarutse barazamutse umurambo bamusanga ruguru. Abo bayobozi ba officers bose abenshi bari amakapiteni, usibye umwe wenyine Kirindi, uko azina yavuze bose amapeteri amakapiteni. Baramuzana bamusanga kuri point, kuko n'imodoka hagari ku birindiro byanjye ko no byagarukiraga. Nta handi yagomba kujya imbere, hari mu enemy territory. So noneho aje baramuzana bamungezaho, yikorewe n'abasore nzi bamusanzwe bamurinda. Ubwo intumbi igeze aho nabafashe kwishyira mu modoka, ndetse bashaka kumukiraho berekezayo umutwe. Ndabwiye mu bihindure gutya kuko bamwe ntibafitemo akamenyero, nabone mwerekezeho ibirenge.
kuko umuntu umusengasira umutwe n'ibitugu n'ugenda nyuma. Tumushyira mu modoka ndamwitegereza ndeba uko yakomereye, mbona uko byagenze, mbona igikomere cy'imbere gifunguye mu muhogo cyakomerekeje Kananwa, ndetse ndeba no mu irugu. Kandi ibyo nareba kuko namuhinduraga ntabwo nabikoraga mu bwiru, barimo kureba, ndetaga n'uwereka nabyerekaga bagenzi banjye, nahinduraga umutwe bawureba. Bagenzi bawe mwari kumwe n'ibanda abo ngabo nyine watubwiye ba Karemera? Nabo bayobozi bose ni Karemera uhari uriho, abandi baranipfiriye, Kirindi, Kapiteni Frank Barinda na Mutimbo bishe yarishwe uwo nguwo nyuma. N'abasirikare bakiriho nashaka kuvuga amazina kubera umutekano wabo b'abarinzi ba Rwigema barimo uriya Ruvusha ujya uvuga, uriya Lieutenant Colonel. Ubwo maze kubona ibyo, intumbi yasunikijwe mu modoka nk'uko bishanzwe, abashinzwe kuyijyana bayimanura Kagitumba. Ariko buretse gato aho ngaho wari utubwiye, nagira ngo usobanure neza. Uvuze ko wahindukije umurambo we, uwurindukije wabonye yarashwe gute? Nabonye isasu rya mbere nabanje kureba ko bamuzanye, twamushyiraga imodoka tumugana, n'iryo mu muhogo aho ryasohokeye mu muhogo, igiseri kinini gifunguye n'igikomere mu Kananwa. Hanyuma nkurebye inyuma ndeba isasu ryaturutse, nabonye igikubite cy'isasu ryinjiremo mu irugu inyuma ku ijosi. Ubwo niko yakomeretse. Ni aho ngaho gusa isasu ryinjiye rimwe cyangwa hari ibindi bikomere yari afite? Nta kindi na gito, ni isasu rimwe ryaturutse inyuma, ntihanaboneka gakira ku muntu w'umusirikare uzi iby'amasasu. Ubundi ujya kumuzenguruka ijosi ntabwo wajya kuribona. Isasu iyo ryinjiye kuza ushobora no kubona amaraso yatakaye ahubwo aho ryinjiriye make, ariko birakomeye kubona umwenge, kereka gukora uruhu ukarusakinga ukarutanya, kuko uruhu rinkarastika rwongera ugasibaho aho ryinjiriye. Hari amaraso yavaga? Amaraso yari yavuye kuko umuntu yamaze kuba intumbi iminota igeze kuri 10-20 amaraso aruma arahagarara ntabwo abakira. Ngaho komeza. Murambe baromore bajyana Kagitumba, ngumo mu birindiro, nsigarana n'abasirikare bakeya kuko bagenza amaguru ntibajya kunjira muri Land Rover y'umweru wa Noteni. Abeskotre tuziranye twasigaye nyine ndababaza bigenzi bite, mwebwe ntimuzi wisha fande, ntabwo muzi uko bigenze ko mwabirebaga mwarimu. Umwe muri barambwa ati ntabwo ariko harabo dukeka. Urumva bose bari mu kantu, baguye mu kantu kuri iyo dakika, bari kuri shock, baramanuka bakurikira abandi Kagitumba. Mbajya no kwa sebuja babadeployinga kuko niho hari Kayitare. Iyo abantu bamwe bibaza ko Kayitare aho agaherekeje Rwigema, Kayitare yakuri ingabo nyinshi zirenze amakompanya abiri kuva i Bugande, nubwo Kagitumba ya dispatchinze detail igena n'umuyobozi waguma kuri tactical headquarter agatuma abarinze n'ababakuriye. Ubwo rero Kayitare bamwe bajya babyitiranya ngo yagomba kuba ari hamwe ngo kwatisha bamwishe. No, hari detail iteka ijya kwizamu, abari kwizamu nibo bari baherekeje. Abo navuganye nabo bambwira aho bakeka ko babarimo nuko byagenze. Ngaho tubwire rero, nyuma waje kumenya gute umuntu wamwishe? Namubwiwe n'uwo musirikare, iyo modoka imaze kutuvaho imanutse Kagitumba, yambwiye abantu babirakeka. Uwo ninde rero? Ubwo niko namumenye. Ntawe nshobora kuvuga ari uwambwiye ari n'uwarashe umusigaye, ntabwo namuvuga kubera impamvu z'umutekano w'abantu benshi babifitemo uruhare, n'izindi mpamvu ntashobora kuvugira, ariko abo bombi ntabwo nabavuga. Niki gitumye usohora aya makuru ariko utavuga umuntu wamurashe? Wakwibaza impamvu bimaze imyaka 29 nangwa 30 bitavugwa. Nge ahubwo nibyo nari kukubaza. Noneho nkaba mbivuze nonaha, ariko nkavuga iki gice. Ubwo ni ugutanga icyizere ko n'ibindi bizaza. Ngaho tubwira impamvu noneho ubivuze ubu ngubu. Impamvu ni umutekano w'abantu bari innocent kandi batanze amakuru. Niko ubundi bigenda muri ibyo bintu by'umutekano. Nge mbaye umutekano igihe kirekire. Ariko ugategereza imyaka 29 yose kugira ngo uvuge ibi? Yes, ibintu byose bigira timing yabyo. Ndashobora kubivuga nte kuko na benshi barishwe kubera kubitekereza gusa no kugaragara ko bafite sinyezo ko babifite mu mitwe babyibuka. None ko ibinyamakuru byandikirwa mu Rwanda birimo biravuga ko ari leta ya Uganda irimo gukoresha kugira ngo ushyireho icyasha ku Rwanda. Ntaga kwatengira na Uganda, ntago mvugana na Uganda. Iyi ni story yanjye n'original kubera ko na amateka yanjye kandi y'u Rwanda. Nta muganda ntuma kuvuga ibyo nakoze. Yewe mwumve n'ibiganiro byanjye mvuga Uganda ko twayicitse, ntago badutumye nabwo. Mvuga yuko nijyanye Uganda mpunze u Rwanda kubera icyo kibazo cya Rwigema n'abandi barabiziye mu Rwanda. Uganda ntago yanyakiriye nahunze, narijyanye n'uwantwaye ari mu Rwanda. Najyanye n'umuryango wanjye wazi ko twacitse ngira abantu b'umuryango
basobanura ukuntu twahunze barabibonye nta nshuti yanyakiriye nageze n'i Kampala nta n'ubizi mu Bagande n'ubu rero ntabivuga nawe ntabwo bigana inkoresha ndavuga ukuri ndatunganya amateka y'u Rwanda kuko nta wundi wayavuga usibye twe twaribayemo ibyo twariho icyo gihe. Hanyuma se ibi ngibi ikinyamakuru cyo mu Rwanda kirimo kiravuga yuko ngo ahubwo urimo uravuga ko ari umukuru w'u Rwanda w'iki gihe Paul Kagame wamwishe ngo kugira ngo gusa umuharabike. Kagame ntiyarashe yararashishije yaratumye. Niba Kagame atararashe se wari wabona revolution yose mu mateka ama revolution yose yabayeho abanyarwanda bamfashe kumva iki baze no kugisesengura cyane. Kagame niwe wari wungirije Rwigema mu bitekerezo by'u Rwanda mu bantu bari mu ngabo zemera kuko niwe bagiye muri 81 na Museveni niwe bari bizewe ndetse niwe bari basangiye ibibazo byose bitari byanaba ngo tugere mu Rwanda. Ese abanyarwanda n'abatwumva bose bakwibaza impamvu Kagame yagiye kwiga tujya gutera. Buretse gato wowe urimo uravuga ko Kagame atarashe ariko yarashishije nde? Abo yatumye bandi umwe akaba ariho undi akaba yarishwe kugira ngo ibi ngibi bitazamenyekana muri iyi myaka nk'uko birimo biza bigaruka. None abo bamurashe ni bande? Ni abasirikare? Ni abakine? Ni abasirikare bombi bari abofisiye babiri bangana. Umwe ararasa afata imbarutso wari umuhagarariye bakora icyo gikorwa waracyari warahumeka arabihemberwa ariko uriya yarishwe kugira ngo amakuru asibanganywe. Uwo wishwe urimo uravuga reka tube turetse wenda nungura uvuze ko bari abofisiye bari se muri abo ngabo bacungeraga umutekano Rwigema cyangwa? Nibyo bari muri abo bacungera umutekano yarabahawe na Kagame ko abasirikare beza bazamubera ingirakamaro mu minsi y'imbere dore ko twari tugiye mu ruhando rwo guhangana na za politiki n'ibindi nk'ibyo. Abo rero baje batumwe Kagame asiga batumye ndetse yaravuze ibindi bituma bari abagabo babiri bazicwa kugira ngo bamukuburire inzira mbese azakukane kuyobora FPR azagere no ku buyobozi nk'uko abiriho. Hanyuma urimo uravuga yuko aba bantu babiri aribo bamurashe ariko watubwiye yuko yarashwe isasu rimwe ko ari ryo wiboneye. Ibi urabona yuko bivuguruzanya? Ntabwo bishobora kuvuguruzanya. Aba basirikare bari mu bandi basirikare mu gihe babandi barasaga rwa rufaya tugita gukiriringa area. Iyo abasirikare barashweho amasasu aravuga ntabwo ari gitangaza babaye mu ngabo barwanye bose barabizi. Umusirikare wese ufite intwaro akazi ke ni uko eliminating straight. Eliminating straight bivuga iki? Ni ukudaceceka iyo ubonye straight aho umwazi yarasiye niyo mwavuga ngo mwamutsinze mwabonye yirukanka nta mwabonye ntumbi nyinshi. Rero muri ka kavuyo nangwa muri rwa rusaku imbunda uyu muntu yari yarahawe yari afite yari imbunda yasanzwe ya Rwigema abantu bose barayizi Abagande abanyarwanda babaye Uganda ingabo zamuherekeje kugeza umunsi apfa n'imbunda yari ifite silencer bayita sniper rifle gun iri silent. Uburyo yamurashe yatekeza advantage ko abandi bahugiye muri ibyo byo gukiriringa area banareba n'imbere kuko ku rugerero ntabwo umuntu ashobora gukeka muri entourage na muri entourage yuko harimo umuntu w'umugome. Wa muntu yamurashe yambunda iri silent kandi umuntu wari trained yarigishwe n'abakoreya b'amajyaruguru ahantu hitwa Kireka Uganda. None uwamurashe ni uwapfuye cyangwa n'uriho ngubu? Wafashe imbarutso niwe bishe ariko n'uriho yarishe kuko bari babihagaranye basangiye umugambi kuko niwe wamureberaga. Ibyo rero wabimenye ute kutari uhari? Ibyo nabimenye aho navuye ko navuganye n'abasirikare ariko umwe arasigara wambwira detail naba kuko n'igihe kwa Rwigema mu bantu twari tubizi twese. Aburetse gato uwabikubwiye ni uyu nguyu ukiriho? Hariho benshi wabimbwiye nabo babisangiraga kuko byari ikiganiro abasirikare turaganira ariko hagasigara umwe uhagarara mukaganira umwanya munini ariko ntawe yari yabihishe kuko bati turakeka kuko ibyo bintu byarakurikiranye mu mwanya mutoya aho babatumye bagarukiye baraje barabasaba ko mu gisirikare ntabwo bagira mob justice. Abantu babaye confused bikomeye cyane uburyo udashobora kwimagina. Noneho bageze hepfo bareka bageze kwa Kayitare of course barareportinga. Ibyo urimo uravuga kuri Paul Kagame ubu ngubu umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda dufite hano amagambo ubwe yivugiye icyo gihe ni ikiganiro bayitishije kuri televiziyo y'u Rwanda bagaragaza urupfu rwa Fred Rwigema. Reka mbanze nkumvishe uko muri icyo kiganiro televiziyo y'u Rwanda yayitishije
perezida w'ubu ngubu w'u Rwanda Paul Kagame wiyivugiye icyo gihe barimo baramuha icyo kiganiro. ntaranamenya neza icyabaye, niyumvagamo ko hari ikintu kibi cyabaye. nanabwiye bamwe mu bo twari kumwe ko numva rwose hari ikintu cyabaye kibi. nabyiyumvagamo imbere mu mutima wanjye, nkongera ngakoresha n'umutimanama nkurikije amakuru yo ku rugamba nabonaga. nigeze no kurota Fred yapfuye. numvaga mu mutima ko Fred agomba kuba yarahuye n'ingorane. hanyuma nko ku munsi wa 7 nibwo baje kumbwira ko Fred yatabarutse. mbere yaho ariko nkaba narohereje umuntu aturutse Kampala ngo aje Kagitumba acengere ashake Fred, yibonanire nawe ntagire uwo atuma, noneho azambwire niba yamubonye, ntavuge ko bamubwiye gusa ko ariho. ku munsi wa mbere ntibyamushobokeye. ku munsi wa 5 nibwo yagiye akabonana n'abayobozi b'ingabo bamwe ku rugamba. ngira ngo kubera ko bangaga ko bimenyekana hakiri kare, bamubwira ko Fred ari kure ku kazi, ko adashobora kuboneka. abumvisha ko amufitiye ubutumwa bwihutirwa nubwo atababwiye ko ari ubwanjye. baramwangira. aragaruka arantelefona ambwira ko Fred ariho. ntisubirayo uvugane n'uhari wese. nibuka ko namwohereje kuri Major Bayingana, Major Bunyenyezi n'abandi. noneho nkavuga ko ari je ushaka kubimenya kandi bikangeraho nta wundi muntu babinyujijeho. ariko mu by'ukuri nashakaga inkuru y'imvaho gusa, naho ubundi nari nzi mu mutima ko atakiri muzima. mushobora kutabyemera ariko niko byari bimeze. asubirayo nanone birananirana. hari inshuti ngo yamwegereye iramwongorera iti Fred yitabye Imana. ati genda umubwire ko byarangiye. ngerageza kumubaza icyo yaba yarazize, ariko ambwira ko n'uwamugejejeho iyo nkuru mbi ntacyo yarengejeho. ntabwo nashidikanije kuko nasaga nk'uwari usanzwe mbizi. nahise ngo mu kantu sinigeze mbibwira n'umufasha wanjye. icyo gihe nari maze gusezera, ndiho nitegura gutaha, ntagishaka gukomeza amasomo. nibwo nshubije ibikoresho by'icyo kigo ndataha. urabyumvishe Major Mupende? iyi ni comic, ni ya mikino ya mafilime y'abana. yari yaragiye hehe? ikintu cya mbere tujya gutera ko yararizi byose, niwe nkubwira ngo niwe wari Somambike wa Rwigema, ndetse ari nawe yizeye ku bintu byose yabisangiye. yari yaragiye hehe hose yabyumviraga, ikantange yakoraga icya kabiri. ariko icyo si cyo kibazo cy'uko yaba yaragiye kwiga, ahubwo twebwe turimo turareba ni ku muntu wishe Fred Rwigema. wowe umaze kwiyemerera hano muri kino kiganiro cy'imvo n'imvano yuko ari Paul Kagame wamwicishije. yes, impamvu yari yagiye ni uko yari yasize ateze imishibuka, yarasize ateze imitego yose agiye kugira ngo izategukire aho ataboneka, atarora. ibyemezo by'iyo mitego ni ibihe? ndimo ndakubwira, ngarutse mu kiganiro. ikiganiro avuga uwo muntu yatumye icyo gihe cyose, kuki atari yamuvuga ko ari perezida uyoboye kiriya gihugu, akaba yarababajwe n'urupfu rwa Rwigema, ndetse ashaka ko ariwe munyarwanda mukuru, perezida w'igihugu umunyakuri, ushaka ko abanyarwanda bamenye ukuri. uwo muntu aramuhishira iki imyaka yose 30 ishize? we yazamutubwiye. umuntu yatumye kujya kumurebera byo ahangaha ntabwo yari haba ikibazo. ikibazo ni uko wowe warimo usa nk'aho wemeza ko ari we watumye abantu kujya kwica Fred Rwigema. ndimo ndakubwira ko aragaragaza ko atari ahari, aragaragaza intambwe yakoresheje kugira ngo amenye amakuru ye, kuko yari amubabaje no kubirota. ibyo byose ni ibintu we yivugira.
wowe si iteze imitego miri wateze umuntu ukamutega imitego urahagara kugira ngo imitego ishoboke, urabihunga kugira ngo imitego yabuze gusanga yafashe. Kagame yaraje ngo Nyenyezi ariho neza atyo ndabona bavugana na Bayingana ahantu bari mu nzu y'ibumoso usohotse winjiye mu Rwanda, usohotse mu rutindo rw'Ikagitumba. Ubwo hari ryari? Hagati y'itariki 15 na 18 20 izagera, kuko icyo nicyo kintu ko hari event zabaye imbere yaho na nyuma yaho ngereranye. Nari narashwe ngendwaye, nari narashwe ku rugamba, aho nari mu cyitwa Sick Bay. Kagame azana n'inyumba tunka mu rutindo mureba aho nari notesheje izuba, kuko hariya bagushyiraga hose hanze wabagureba hasi mu rutindo hepfo yawe. Kagame atungukamo arazavugana bagenzi be. Iryo joro numvise ko yarayagiye, ntiyigeze agaruka mu Rwanda. Hari 18 barubonye Nyenyezi na Bayingana bapfuye bishwe kuri 23. Urumva yari yarazabonana nabo, imigambi n'inama yabagiriye, icyo bafashije nangwa aze kugira uruhare muri urwo rugamba batari banapfa cyari iki, yarajyanywe n'iki. Hanyuma twongeye kumubona uko twatsinzwe n'ingabo za FAR, twasohotse. Ubwo nibwo Kagame namuteye imboni hakurya y'umupaka, bamaze gupfa bose. Rwigema arapfuye, Bayingana arapfuye, na Bunyenyezi ku munsi umwe, iminota 30 itandukanye. Hanyuma Bayingana na Bunyenyezi bo bishwe n'iki rero? Baguye muri ambasade yatezwe, imvano yose ari iyo. Ni igitabo kimwe wakoze ibyo, niwe wakoze n'abariya niwe wabategesheje, kuko byari ku mugambi kugira ngo bamukiriyaringira inzira ibe kiriya. Ubwo ushatse kuvuga ko ba bantu babiri batubwiye nibo nabo bishe kandi none bishoboka. Hariya bari bato cyane rega, harimo players benshi ariko bose bakorera umuntu umwe. Baryuma neza. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Ngaho reka tubanze tubaze ku byo wavuze, tubaze na Kanyamibwa nawe yakomeje kugutega amatwi. Kanyamibwa nawe wari icyo gihe umusirikare wa leta y'u Rwanda ya Juvenal Habyarimana, icyo gihe we watwaraga akajugujugu. Amakuru dufite nuko avuga yuko mu ntambara igitangira kuri ya tariki ya mbere uri mu bantu ba mbere bagiye kureba uko ibintu byifashe aho ngaho ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Tubwire wowe ugiyeyo hariya kiriya gihe wasanze bimeze bite? Nk'uko bivuze nabaye mu ba mbere bagiye kureba, kuko nagiye Kagitumba tariki ya mbere nyuma ya saa sita kureba niba koko inkotanyi zateye. Nagiye muri misiyo ya reconnaissance, nsanga koko ari abasirikari benshi baturutse Bugande buzuye harya muri cya kibaya cy'Ikagitumba. Ubwo nsubira i Kigali dutanga raporo. Ubwo mu Mutara habaga ikompanyi imwe gusa, ari nayo yari yohereje detachement. Iriya yari Ikagitumba yari igizwe n'abantu batageze kuri 20. Noneho ubwo bamaze kumenya yuko inkotanyi zateye nibwo baboherereje ramforo, nabwo bohereza ikompanyi imwe yaturutse i Kanombe muri bateyo parakomando, n'indi escadre imwe ya reconnaissance ariyo Mupende yigeze kuvuga yari igizwe n'amajipe ya Burende. Ubwo urumva yuko twari dufite mu Mutara ku itariki ya 2 abasirikari batageze ku ibatayo imwe, kandi Mupende yavuze yuko ubundi ku itariki ya mbere bambukije hafi amabatayo 6. Ubwo batayo imwe ibigizwe n'abasirikare bangahe? Ubundi batayo bitewe n'akazi ifite, ibifite hagati y'abantu 600 na 800. Aricyo gituma bavuga ko inkotanyi zari hafi 3,000-4,000. Nuko urumva ko twe twari dufite hafi abasirikari batageze no kuri 600 ku itariki ya 2 mu Mutara. Nuko yabivuze rero ku itariki ya mbere nta ntambara yabaye urebye, bityo bakoze no kugumya kwambutsa abantu n'ibikoresho. Ubwo natwe kuri kote ya Refari kwabaye kohereza ramforo mu Mutara kugira ngo bajye gufasha iriya kompanyi yabaga mu Mutara. Abasirikari bacu baraye hagati ya Matimba na Ntoma mu ijoro ryo ku itariki ya mbere rishyira ku itariki ya 2. Urumva ko ku itariki ya 2 nk'uko yabivuze nibwo ubundi habaye imirwano ya mbere, ariko nayo itaramaze igihe kinini, kubera yuko urumva ko ibatayo imwe iri kurwana n'amabati 6,
byabaye ngombwa yuko ingabo z'u Rwanda zisubira inyuma, usibye amabombe yavuze yatewe n'ikompanyi yari yaraturutse iporoto ya Puyi yari yaraturutse Kanombe yari intoma. Ubundi nta mirwano myinshi yahabaye usibye iriya escadron de reconnaissance niyo yarashe ku nkotanyi. Iby'urupfu rwa Rwigema rero byabaye mu bintu by'urwisho, mu bintu bidasobanutse, ntabwo byavuzweho bimwe. Ari nayo mpamvu kugira ngo tumenye yuko yapfuye byamenyekanye hafi hashize ukwezi. Ariko mwe mwanivuze ibigwi ko ari mwe mwamwishe, niko kuri radiyo Rwanda icyo gihe twabyumvaga, twumvishe ukuntu mwivuze ibigwi ko mwishe Rwigema. Urumva icyo gihe byari ngombwa kugira ngo bivugwe gutyo, kuko iyo ingabo ebyiri zihanganye, imitwe ihanganye, ukumva yuko umuntu mwarwanaga yapfuye, birumvikana yuko ari wowe uba wamwishe, kuko wumva nta kundi kuntu byaba byagenze. Kuba ingabo z'u Rwanda zaravuze ko zishe Rwigema biri muri logique yuko niwe wategekaga ingabo zari zihanganye n'ingabo z'u Rwanda. Ku buryo rero ni ukumenya igitero yaba yaraguyemo, kubera yuko inkotanyi zavuga ko yapfuye mu minsi ya mbere, kuko ku itariki ya 2 abantu barasanye n'inkotanyi ni bariya bo muri escadron de reconnaissance, ariya majipo avugwa niyo yarashe, kuko niyo yagendaga imbere afungura inzira. Ariko uburyo byavuzwemo nabyo ugasanga biteye urujijo, kuko numvise ibyo uriya niba ari yarabaye general ubu ngubu Ruvusha, ni Lieutenant Colonel, yavugaga yuko ngo ijipe ngo ya refari yamurashe ngo isasu mu mutwe. Turamwumva nawe mu kanya. Urumva w'umusirikari ntabwo ibyo ngibyo ushobora kubyemera uti kubera iki, kuko mitrailleuses zari ziri kuri ariya majipe ni mage, ni mitrailleuses zirasa amasasu hagati ya 600 na 800 mu munota. Urumva rero uwo musirikari uri kubona abantu ku gasozi akarasa amasasu yagiye, ntabwo ari hasi tuvuge y'ijana cyangwa 200, niyo yaba afite isogonda imwe yo kurasa. Kuba harapfuyemo Rwigema gusa ntihagire n'undi muntu ukomereka, Rwigema nawe akaraswa n'isasu rimwe, ibyo bintu ntabwo njya mbyemera ku giti cyane. Buretse icyo ndakigarukaho mu kanya, icyo cya Ruvusha, ariko reka mbanze nkubaze kuri ibi ngibi Mupende avuze. Ibavuze biravuguruza ibyo mwebwe leta y'u Rwanda mwavuze mwigamba. Erega kuba leta y'u Rwanda yarabivuze, ntabwo wigeze wumva bavuga bati usibye gukeka bakavuga bati kubera yuko umuntu twarwanaga yapfuye, nta wundi waba wamwishe usibye mwe. Ikindi cyavuzwe mbere kidakurwa kuvuga ubu ngubu ni uko bakekaga ko yaba yararashwe n'indege ku itariki ya 3, kuko hari indege zarashe intoma, hari abasirikari bari mu bintu bimeze nka bari nko mu nama. Major Mupende ashobora no kubivuga, icyo gihe bahatakarije n'ibikoresho byinshi, amamodoka n'ibiki. Muri izo ndege hari iyawe yari irimo, ashobora kuba yaraguye ku itariki ya 3. Yari irimo, nanjye nagiyeyo kujya kurasa intoma. Wagiye ku itariki ya 3, ntabwo ari itariki ya 2? Oya, ntabwo ari itariki ya 2. Rega kugeza ubu ndakubwira neza ko nta muntu uzi neza itariki Rwigema yapfuyeho. Ariko Mupende gushize uzibye buri wese agenda avuga ibyo Mupende aravuga ati nari mari bamurashe ku itariki ya 2. Ntabwo namuhakanya kubera ko nge ntari mari, ariko ntibituma hatagira ibibazo nanjye nibaza, kuko n'ibyo Mupende avuze yuko yarashwe n'abamurinda, umuntu arindwa n'abantu, avuga ko yari afite abantu 30, kuko buri wese yibaza ibibazo. Nkanjye nibaza ukuntu abagaride 30 barinze umuntu umwe, shefu wabo generali, avamwo akarasa, abandi ntibagire icyo bakora. Uwo muntu ntafatwe, uwo muntu ntibamurase nawe, ngaho ntibanavuge n'izina rye. Reka twumve Mupende uko bisubiza ibyo. Twebwe igisirikare twabayemo nuko cyavuye Buganda kimeze, igisirikare gifite ibyo discipline za gisirikare zikunze zikora. Umva umuntu yarashijwe silencer, uwo mugabo silencer ni yambunda itavuza urusaku. Silencer ni imbunda itagira urusaku. Abantu batumwe babikoze mu buryo bw'ubuhanga, ku buryo bihishe bagenzi babo.
ni nk'uko wakubita umuntu icyo twitaga umuropo kera ukihisha ugahisha ukuboko kwawe nta muntu ukubona. Umuntu ashobora kuvuga ati muri aba bantu bandi inyuma batatu ni runaka uriye unkubise, ni runaka unkubise, ariko ntabwo rero bashobora kurasa umuntu ku gukekeranya gusa, kuko wibuke ko hari imbere y'ahantu bakeka ko hashobora kuba hari umwana. Icyo kintu rero ntabwo iwacu mu gisirikare twabayemo cyo twabyirukiyemo twinjiye cya Museveni na disipline yacyo, nuko twageze aho tukimeze kuri uwo munsi. Rero twari tucyambuka i Bugande hari ku itariki ya 2 yonyine, ntabwo abo basirikare bashobora kubitwara ku kuboko kwabo ngo bahane mugenzi wabo. Iyo ni nka mob justice. Muri disipline ya NRA na RPA ntabwo byari biriho. Ibyo bambwiraga aho ngaho baze mu birindiro, bagiye kubibwira abayobozi babo, harimo Kayitare, harimo witwa Adamu Waswa, barabwira bati turabakeka. Batangiye kugira ukuntu barizoroving iyo resolution. Ntabwo bashobora kurasa guhita barasa mugenzi wabo ku gukekeranya. Iyo iri imbunda umuntu akabona afashe imbarutso, ngira ngo umusirikare umwe wajyaga kumuna ajya kumurasa. Ariko se uvuze ko babaketse, bamuketse ntibamufata bakamujyana kujya kumubaza ibibazo? Ntabwo ariko bijyana n'abasirikare bafite discipline, baritonda, igikuru batangira kwirinda. Bati runaka uri umwirinde. Iyo bavugana ubwabo ko uriwebe ko niba barafite n'umuyobozi, n'abasirikare bato bafite ubuyobozi bundi buri hafi yabo. Kayitare yari hepfo rega aho ku mazu ya Kagitumba. Ngira ngo Kanyamibwa urabyumvise? wenda byumvise. ubwo icyo nakongeraho ni uko iyo bashaka kumenya umuntu warashe bari kumumenya, kuko abantu barinda umuyobozi baba bafite ubakuriye, kuko gukora ku mbunda imaze kurasa ibishyushye biroroshye kumenya umuntu umaze kurasa umuntu. Baje kumumenya n'ubundi nyuma niko yamenyekanye, n'ubu niko muzi. Kuva icyo gihe yaramenyekanye, ariko abantu barazibiranye ko byari bifite ababafunze. Hanyuma amaze kumenyekana baramufashe se, baramufunze? Ntabwo bamufashe ngo bamufunge, yararengewe. Reka noneho Kanyamibwa nkumvishe ubuhamya bw'icyo gihe witwa yuko yari kapitene Happy Ruvusha yavuze muri icyo kiganiro cyo kuri televiziyo y'u Rwanda. Muri icyo kiganiro aravuga uko wewe ko yari ahari, uko ibintu byagenze. Reka mbanze mukumvishe, hanyuma nze kukugarukaho wumve bya bibazo harimo uvuga hari imbere. Leta Fande Fred yageze hano ku mupaka, hano uyu ni umupaka w'u Rwanda na Uganda. Ahageze imodoka twayisize hano inyuma, tuzamuka n'amaguru acumbika muri iriya nzu ureba idasakaye, irangi risa n'iryavuyeho. Aho ngaho rero niho twaraye ijoro ry'itariki ya mbere, hanyuma itariki ya 2 nibwo twahavuye tujya nyine guhura n'abari baduteye, kuko bari bamenye ko twahageze mu Rwanda. Ubundi bari batarafominga za bataliyani neza, ariko kubera yuko abasirikare b'u Rwanda bari baje nyine nabo baje kureba icyabaye ku mupaka, bahise Leta Fande Fred yohereza force imwe na Leta Adamu ica inzira yo hasi y'igitaka, ica Nyabwishongwizi muri uruhande rw'iburyo, hanyuma Leta Bunyenyezi nawe akomeza mu ruhande rw'ibumoso n'abandi basirikare, natwe dukomeza ya kaburimbo na Leta Fande Fred tugana Nyabwishongwizi. Aka gasozi turiho niko Nyabwishongwizi, hanyuma hariya hepfo bareba na Akagera, niko kagabanya u Rwanda na Tanzania. Niho abasirikare ba Leta Bunyenyezi bari aba Leta Adamu aho bari ubungubu ni nyuma y'umusozi ntibababona. Hanyuma Aduyi yaturutse muri kaburimbo hariya ureba hageze nk'inka hakurya mu ikona rya kabiri. Aduyi niwe yaturutse azana akajipe, ageze hano mu ikona rya kabiri yahagaritse akamodoka ke, natwe twari tumaze gutunguka inyuma hano ku musozi. Leta Fande Fred yari yicaye kuri iryo buye, nuko Aduyi aturutse hakurya hariya aho nakweretse mu muhanda wa kaburimbo, nuko arahaguruka yavuze ko ati Aduyi yameye kujya, nicyo yavuze. Hanyuma intambara yatangiye, nuko atubonye Aduyi yatubonye hano ku musozi yarashe ayo masasu make nakubwiye, rimwe niryo ryafashe Leta Fande Fred nkano mu gahanga. Nicyo kitwemeza yuko no kugira ngo tuvuge yuko atari twe twari target ya Aduyi, ni ukubera yuko nyine ryamufashe hano ku gahanga wenda kwegera ku musatsi, niryo sasu ryamufashe kubera yuko yari na muremure yadusumbaga, ariko kugira ngo yari yicaye ntabwo iryo sasu riba ryaramufashe, ko twese twari duhari, ariko nta wundi muntu wigeze hakomerekera aho ngaho twari turi. Nuko amaje kuraswa yavuze ko ati Aduyi amenipiga, noneho tubona acitse intege aricara hasi, turamufata. Twagerageje kumubaza icyo abaye, ariko ntiyashoboye kuvuga irindi jambo.
nicyo ijambo yavuze ryonyine mu byerekeye ibyo mwambazaga ko yaravuze. Tuhita tuva ku gasozi twari turiho turamuterura duhamagara abaganga, ariko aho bagiye kuhagera basanze nyine yapfuye. Nuko twahamaze umunsi twaramanutse tujya hepfo, ariko ubwo intambara yo ntabwo yahagaze, yarakomeje kuko n'abandi basirikare ntabwo bari babizi. Dukomeza no kubisha kugeza igihe nyine abakuru bacu baje kubibwira abasirikare bose, kuko nta muntu wari ubizi. Yewe nari umwe muri ba bodyguard be. Kanyamibwa, urabyumva yuko rero ari uko byagenze, ari isasu ryaje rivuye mu ngabo zanyu za leta y'u Rwanda ya kera, hanyuma riramufata. Anasobanura ko kubera ko yahagurutse agiye hejuru niwe wenyine ryafasha, abandi ntabwo ryabafashe. urumva neza ko umuntu w'umusirikari wese wakumva ibi bintu Ruvusha avuga yakumva ko ari ibinyoma. Ntabwo ndaza gusubira muri biriya by'uko ingabo zabo zari bimeze kubera yuko ntari impari, ariko icyo mubwiraho kandi nigeze kukubwira mbere ni uko mitrailleuses ntabwo irasa isasu rimwe. Ndakubwiye ko irasa nibura amasasu 600 800 mu munota. Waravuga ko bari baraho ku gasozi, urumva umuntu kugira ngo ajye kurasa nuko abazi icyo arasa, doko yarababonaga. Ntabwo rero ushobora kurasa isasu rimwe ngo urekeraho. Kandi Ruvusha arakubwira ko bagumya aho ngaho bafata Rwigema. Urumva niki cyabujije ya jipe kugumya kurasa? Ariko yavuze ko muri ayo masasu barashe ni rimwe ryamufasha, ariko yavuze ko ari n'ayandi nyine barashe. Ayandi barashe yagiye. Niki cyatumye atagumya kurasa abo bantu? Ikindi cyakabiri, ariko yavuze ko barashe barangije barahunga baragenda ko bari bake. Oya, reka mubwire ikindi kidashoboka. Urumva abo bantu bari barinze Rwigema akaraswa, ubundi iyo abasirikari barashwe reaction ya mbere nabo ni ukurasa. Muvusha nigeze akubwira ko bigeze barasa, ahubwo aravuga ati twarunamye tureba Rwigema tumubaza uko abaye. Dore nicyo mperaho nkubwira ko ibyo Ruvusha avuga ko atari ukuri. None kuri wowe ubona rero Rwigema yararashwe nande? Umuntu warashe Rwigema ntabwo muzi, ariko hari ibishoboka. Kuba Rwigema yararashwe n'abariya bo muri Escadron de Reconnaissance bo muri Refari birashoboka, ariko uko batubwira byagenze ntabwo ari byo. Ntabwo ashobora kuba yararashwe wenyine ari kumwe n'abantu 30, ntihagire undi muntu ukomereka. Reka noneho tubibaze nibi ngibi na Mupende. Mupende, urumva yuko ibyo Happy avuga bitandukanye nawe ibyo uvuga? We yari ahari ahibereye, we watubwiye ko ari mu ndaki, ariko we yari ahari yarabyiboneye, bari kumwe, aramwifatira, asobanuye neza uko ibintu byagenze. Njyewe nigize igisirikare cyo kuyobora infanteria, ingabo z'amaguru, imbunda zirasa ngendanwa nziko zirasa. Mitrailleuses ni imbunda imwe muri support yo kuri tere nyine. Mitrailleuses irasa amasasu agera ku 100 mu gice cy'isekonda. Iyo ufashe imbarutso gusa. Ntabwo rero yabaraganya abasirikare 30 ndetse n'abari mu birindiro bari basanzweho ngo habura abasirikare nibura niyo bamurasa bakamutambura nibura 10-20 bakomere, nibwo amasasu azabakoma mu kicu. Ibyo ni ikinyoma cya mbere. Icya kabiri, Rwigema nari ku murongo w'imbere, nta kindi cyari kimbere, nige wagarukiraga imbere ku murongo, usibye ko nari ku ruhande rw'imoso. Nta yindi ntambara yongeye gusubiraho kuva Burenda bazivuyemo. Njya n'ubu witwa Sagahutu wari uyoboye Burenda, twarazitwaye uwo mutwe twarazinyaze, tubyita gucaginga. Ntabwo zagarutse amaboko y'ingabo y'u Rwanda. Uwo mugabo aze kubivuga n'abandi bazabivuga. Sagahutu numva ko ari uyoboye Escadron de Mara, ziko twazigamuhemura, twarazigaruye zafatiwe na muhemura, ariko uwo munsi twarazijyanye, turabyemeranyaho. Ngarutse ku birego ibi binyamakuru byo mu Rwanda nk'iki ngiki The New Times hamwe na Rushyashya barimo barakurega, baravuga yuko wowe ibi ngibi urimo urabivuga kubera yuko uri mu bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari ishyaka cyangwa se bamwe mu bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda muri kumwe? Gakwaya, reka ngaruke kuri Ruvusha hanyuma nsubire kuri icyo kibazo nihuta. Ruvusha ibyo avuze ari umwana w'imyaka 14, ndamuzi cyane n'abaranzi. Mu basore b'intarumikwa 20 muri iyo 30 hari abantu nzi bagira ku 10 bafite imyaka irenze 20 b'abagabo. Ntabwo bajya babafrontinga ngo bavuga kuri icyo kibazo, bari bahagara uwo munsi. Umwe mu bo
bamwe mu bo twavuganye umunsi bamaye amakuru nkubwira rugusha ari umwana ushobora kurenza n'amaso hirya njye ndimo ndategura kino kiganiro navuganye nabo bamwe muri abo ngabo urimo uravuga nyine bari bahari nubwo banze kuza kuvuga hano muri kino kiganiro ariko bambwiye ko birya Ruvusha avuga ari byo. Nta muntu ujya apfa ngo avuge. Kanyamibwa arabyumva ari umusirikare nubwo yari mu kirere ariko nta muntu wese isasu ijwe mu gahanga ngo avuge ngo mugingame ni piga. Uyu upfuye nabaye mu ntambara kuva muri 1985 banyumve neza banyumve. Nta uraswa mu gahanga hariya isasu ryafashe bavuga ngo avuge. Ngaho rasubiza iki kibazo cyanjye baravuga yuko ibiri murabivuga kubera ko uri kumwe n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Njye mupendire ni story yanjye. Singomba kuba mfite n'umutwe mbirongingamo. Ikindi cyambere gende activist. Buretse gato activist ni impirimbanya ariko mbere gato hari umutwe cyangwa se ishyaka rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda waba urimo? Kuri uyu munsi ni no 100%. Ntabwo uri muri RNC kuko niyo New Times irimo iravuga hano. Negative. Ntabwo nyirimo na rimwe. Ntaho mpuriye nayo. Okay. Hanyuma ibi bakurega ko wowe impamvu urimo urabivuga ibi ngibi nuko wavuye mu Rwanda nabi uhava wibye amafaranga agera kuri ibihumbi 18 by'amadolari y'Amerika. Icyo gihe wari wagiye mu ntambara yo muri Kongo aho hari mwaka wa 2021 ayo mafaranga urayatwara uyatwaye ngo uyaha umugore wawe bituma udashobora kugaruka mu Rwanda uhungira muri Uganda. Kewe ntabwo nashaka kwiyatura dufaranga dukeya iyo njya kuba umujura sinigeze niba mu buzima bwanjye mbere yo kwitwa umujura no kwa Kagame na nyuma yo kuva mu Rwanda sinigeze niba byavugiye kuri ayo makuru gusa. Icyambere ntaho nahuriye n'amafaranga ingabo z'u Rwanda bavuze ko ari salary nangwa se wages burya wages nibyo bahemba abakozi. Ntabwo giye muri Kongo ingabo zari muri Kongo zose ababayeyo bavuye mu ngabo n'abari mu ngabo ntabwo ingabo zabaga Kongo zahembwaga. Twagiraga ikintu cyitwa saving scheme. Icyo nicyo ingabo amafaranga y'ingabo zabaga muri Kongo zajyagamo nta mafaranga yari Kongo yo kwiba muca make kuko n'utuntu none aya mafaranga ntayo baguhaye ntayo nzi ko ntayo yageraga Kongo mu ngabo zose ntago zayabonaga nta mafaranga kuko ibiryo byahahwa i Kigali bikurizwa indege ayitwaga rasiyo y'abasirikare. Ibyo ntabwo byatugira kuko Kongo nta biryo bigurwa byabaga kuva ku muceri ibishyimbo ubuto byose uwitwaga admin wa batayo njye nari nkuriye batayo njye mbona bavuga ngo babeshya ngo sinari nkuriye na batayo yabaga i Kigali amafaranga byose akabidiringa agakodesha indege z'Abarusiya akazatuzana ibiryo kugera ku isabune nta faranga twagiraga muri Kongo. Ibyo ni ku ruhande rwa rasiyo y'abasirikare. Umushahara nta wigeze ubaho muzakurikirane mushaka ubushakaje ahubwo abasirikare nayoboraga bari bamaze imyaka i Kongo imyaka 4 batayo ya gatatu yari na batayo nini ruti izindi za RPA yari abasirikare bakaba mu bihumbi 3. Hanyuma se ibi bavuga ntayo nize ko nta yarariyo. Hanyuma ibi bavuga yuko wavuyeyo wahagera ugahita wungira muri Uganda wahunze iki niba atari ayo mafaranga bakurega ko wagiye utwaye? Nahunze itotezwa riva ku rupfu rwa Rwigema. Ibibazo byanjye bingana na struggle ya RPA yose kuko ikintu cya mbere ndi umuntu wanga akarengane narwanyije akarengane ukuva ku rupfu rwa Rwigema ndi umwe mu bakomeje babisangira uko twabibonye kuva kuri uwo munsi nuko twasangiye amakuru ntabwo twigeze twishima. Je bimwe narabivugaga nageze ubwo mvuga ntubuzima ntacyo bumaze none ibyo nazize kugera tugera muri leta ibi yaje gukomoka no kugunga kwayo. Watotejwe nande? Natotejwe na systeme iyobora u Rwanda iyobowe na Kagame. Gute? Uburyo bwa mbere ni ugufungwa, urundi ni ugutukwa, urundi ni ukubazwa ibyo utazi bigendanye n'ibyo bagukekaho gusa bagahora bagutoteza. So njyewe kwa nyuma naricajwe ku gatebe navanywe mu kazi aho hari ryari ku kazi nshyiraho intelligence zincunga imyaka hafi 3 kuva 1998 mu kwezi kwa 11. Agatebe ni ugufunga ubimenye ni ugufungira mu ntebe. Nabajije iyo myaka yose ifata muri 3 2 narimo kubaza mbaza akarenga ntawe ntabajije ni nako nagiye kwandika izo nzandiko narayizore igihe cyose nawe nari nyivugana nawe narindwaga na intelligence ya DMI muzi mwumva yararaga iwanjye yarankikiza ari mfite umurimo wo gukurikira najyaga niwacu gusura ababyeyi banje ko bari bakuze cyane ari nanjye sigaye bakangendaho kugera iwacu n'isandi buveyo nkaza bakangendaho. So hanyuma wahunze ryari rero?
nahunze ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere 2001 mvuye Kongo rero nkubutse. aha icyo gihe rero uvuye muri Kongo urahunze mu 2001 none ubu ngubu turi mu 2019. aya mabanga uvuga urimo uramena iki gihe uyashyira mu binyamakuru ntibishobora kugaragara yuko koko nk'uko ibi binyamakuru byo mu Rwanda birimo birabivuga bishobora kuba birimo biraturuka inyuma ya leta ya Uganda kubera ko ariyo bafitanye ibibazo, cyangwa se umutwe wa RNC kubera ko ariwo uri urwanya leta y'u Rwanda barimo bararega muri ibi bihe? Leta ya Uganda bayibabarire, barayibeshyira cyane. Ntabwo yafashe guhunga, ntiyarizi n'ibibazo byanjye ndi i Rwanda. Nari umusirikare umwe gusa mu banyarwanda ba ofisiye banandutsaga benshi bavuye i Bugande. Ntaho nari impuriye n'i Bugande, ni ibibazo byanjye natewe n'abanyarwanda. ubu ngubu kuki ubivuze ubu ngubu kandi warahunze mu 2001 ukaba ubijyanye mu binyamakuru ubu nibwo igihe cyaje kigeze, kuko ibintu byose bigira iki gihe cyose kigira igihe cyacyo. Tubwire impamvu ari cyo gihe rero. Nuko abantu benshi bakize, abandi barafunzwe, urabareba bafunze bose. Rero abantu batari bashyira umuntu agomba gustraighteninga history y'u Rwanda. Ariko mu Rwanda harimo miliyoni 12 kuva umara guhunga. Ntabwo ari ubwa mbere abantu bapfuye, ariko ubu impamvu uri murabivuga ubu bihuje nuko leta y'u Rwanda ifitanye ibibazo na leta ya Uganda, kandi bararimo bararega yuko leta ya Uganda irimo irafasha umutwe wa RNC kukuza guhungabanya umutekano mu Rwanda. Ibi ntibyagaragaza yuko nawe ari wo mukino urimo urakina ubu? Ntabwo ibyo bintu mbere nta nubwo mbitega amatwi, nta nubwo mbizi, sinzi iri hagati y'u Rwanda n'Ubugande. Mba mu buhungiro iyo nagiye maze imyaka 19. Ntabwo nkunda kureba ibiri i Rwanda, niba ntabwo mbikora bifite correlation n'ibintu byo kubera mu Rwanda. Ni amateka nshaka kuvuga, kuko maze igihe numva bayabeshyaho, kandi ni amateka meza azafasha abanyarwanda kumenya histoire yabo. Icyo ni icyambere, no kumenya ibibazo byabo uko babyitwaramo, kuko iyo bafite ukuri burya n'intwaro ikomeye cyane ku bibi. Hanyuma ukavuga amateka warangiza ukayavuga igice. Ntabwo bijya nyavuga igice. Iyo urengera abantu ntabwo ari ukuvuga igice, ahubwo no kumenya ubwenge, no gukoresha ubuhanga. Aha, Kanyamibwa, wowe turangiza kino kiganiro, ibi bintu Mupende avuze hari icyo bikunguyeho nk'umuntu warwanye ruriya rugamba rwavuyemo urupfu rwa Rwigema? Hari icyo bikunguyeho? Sinzi ko hari umunyarwanda wavuga ko ntacyo bimwunguye. Ibi bivanye kuri bya bindi mwari mwigambye yuko ari mwe mwishe Rwigema. Erega nakubwiye tugitangira kuvuga ko kwigamba, sinzi niba warumvise ingabo z'u Rwanda zivuga ziti kanaka yarashe Rwigema aha n'aha. Donc iyo wanganye n'umuntu mu Rwanda ntabwo wakumva ko bo bashobora kwisubiraniramo bakicana ubwabo. Twe ntitwigeze tubitekereza, twumvise yuko niba Rwigema yapfuye ari twe twamwishe. Donc ni muri iyo logique ingabo z'u Rwanda zavuze zuko bishe Rwigema. Ntabwo kwari ukwigamba, numva ari ibintu logique. Ku buryo rero umuntu yavugana n'ubu ngubu nta uramenya by'ukuri umuntu wishe Rwigema kugeza kuri uyu munota. Ntabwo nzi, nakubwira ngo mu byo namaze kumva n'ibyo nabonye ko umuntu wishe Rwigema yitwa kanaka, ibyo ntabwo uyu munsi nabikubwira. Ndagushimiye cyane Major Jacques Kanyamibwa ku kiganiro uhaye Imvo n'Imvano. Murakoze namwe. Ndagushimiye nawe Major Michael Mupende ku kiganiro uhaye Imvo n'Imvano. Urakoze Gakwaya, ngo haryo horuraye tuzasubira. Okay. Mbibutse yuko twagerageje gushaka abategetsi bo muri leta y'u Rwanda cyangwa se abo mu ngabo z'u Rwanda kugira ngo baze muri kino kiganiro, ariko bakaba batashatse kuba muri kino kiganiro. Iki kiganiro mwari mwagiteguriwe nanjye Ferenga Kwaya, mbifashijwemo na Ali Yusufu Mugenzi. Mu buhinga bw'ibyuma mwari muri kumwe kandi hano na mugenzi wanjye Dani, niwe wamfashije mu buhinga bw'ibyuma.